Yes, welcome again to our YouTube channel. Iri ni itangazo ry'inama y'abaminisitiri, aho yamaze gufata imyanzuro myinshi igiye itandukanye ndetse n'ibyemezo by'iyi nama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa 8/7/2025. Bagarukaga ku burezi, byari ibigo bibiri byihuje kugira ngo birebere hamwe ibibazo bigomba gukemura mu burezi, kugira ngo wowe uri kunyumva niba uri umunyeshuri cyangwa ukaba uri umubyeyi ufite umwana wiga, umwana wawe azige mu kigo kizabasha kuba cyazamufasha kurangiza kwiga byibuze afite ubumenyi, kuba yavuga icyongereza ndetse n'igifaransa, by'umwihariko yabasha no kugusobanurira ibyo yize. Iki kibazo rero bakivugutiye umuti mwinshi ugiye utandukanye, cyo kuba abana benshi basigaye basohoka mu kigo utamubwira ngo avuge amasomo yize cyangwa agire n'ikintu na kimwe akubwira mu bijyanye n'ibyo yize. Rero bamaze gufata imyanzuro myinshi igiye itandukanye kuri iki kibazo. Hari ingaruka bigiye kugira ku banyeshuri nziza n'ingaruka mbi ku banyeshuri. Ikindi kandi bikaba bigiye kugira ingaruka mbi by'umwihariko ku barimu bakoze ikizamini cy'icyongereza basaba akazi, bagatsinda andi masomo basabwaga, ariko icyongereza bakagitsindwa kandi ngo barize indimi. Ibi ngibi bikaba bigiye kubashyira mu mazi abira, kuko ugiye kumva ibyemezo inama y'abaminisitiri yamaze kwanzura. By'umwihariko byose tugiye kubisobanurira muri kino kiganiro, ngusomere iryo tangazo basohoye n'ibyemezo bafashe ku kijyanye n'ikibazo cy'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Naho njye tugiye kubana, ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko nabikubwiye rero, tugiye kugaruka ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bijyanye n'uburezi. Niba utarakora subscribe uyikande kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri mu bijyanye n'uburezi, Minisiteri y'Ubuzima y'Uburezi REB yifatanyije n'ikigo gitegura ibizamini bya leta NESA, banzuye ko mu burezi bw'igihugu cy'u Rwanda hagomba kubamo impinduka mu burezi, kubera ko bifuza ko abana bo mu Rwanda bagomba kuba umunyarwanda uvuga ikinyarwanda kinoze ndetse azi no kuvuga byibuze n'ururimi rw'icyongereza, ku buryo aho yazagera hose rwazamutabara mu gihe byabaye ngombwa ko arukoresha. Kandi bananarebye basanga ngo uburezi bwo mu Rwanda, indimi by'umwihariko igifaransa n'icyongereza nizo ndimi z'ibanze abanyeshuri biga guturuka mu wa mbere primaire, ariko nizo ndimi abanyeshuri bajya basohoka mu mashuri utamubaza ngo yize ibiki mu gifaransa abikubwire, utamubaza ngo yize ibiki mu cyongereza abikubwira. Akaba ariyo mpamvu bemeje ko hagomba kubamo zino mpinduka nk'izi ngizi tugiye kurebera hamwe. Mbere na mbere babanje bavuga ko kuba waba uri umwarimu wigisha icyongereza ariko ugasanga nawe ubwawe ntabwo uzi kukivuga, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi banasanga hari abarimu benshi buriya ngo bafite akazi ko kwigisha ariko bataratsinze ikizamini cy'icyongereza ubwo basabaga akazi. Aba bose rero ibi bibazo byabo bigiye kuvugutirwa umuti, kubera ko banzuye ko aba bose bagomba gusubizwa kwiga icyongereza mu gihe kingana n'umwaka. Mu gihe badatsinze icyo cyongereza bakazabirukana mu kazi, bakazabirukana mu kazi. Niba hongeye gutanga andi mahirwe yo gukora ikizamini bakaba basubira gukora, bagitsinda bakajya basubizwa mu kazi. Ariko ibihari ni uko umwarimu w'izi ndimi akaba yigisha icyongereza, cyangwa se umwarimu wese wigisha icyongereza, by'umwihariko abigisha icyongereza ni ababa baranize n'indimi ubwo tayari utaratinze ikizamini cyo gusaba akazi k'icyongereza, uyu nguyu we ari mu mazi abira, kuko agiye kuzajya yigisha nawe ataha nimugoroba akajya kuri telefone akiga online icyongereza, ku buryo nawe azajya yigisha nawe agataha akiga. Urumva ko azafite imirimo ibiri. Ikindi kintu, imishahara y'aba barimu bose igiye gukubitwa hasi, kuko NESA iri kumwe n'abayobozi ba REB nk'abaminisitiri bashinzwe uburezi, banzuye ko amafaranga aba barimu baba bahembwa batazi icyongereza ngo ari amafaranga y'uburiganya, ntabwo aba yuzuye, kuko nawe ubumenyi abatanga ku banyeshuri ngo ntabwo babwujuje ireme. Akaba ariyo mpamvu rero aba bose bagiye gufatirwa imyanzuro n'ibyemezo by'uko bagiye kwirukanwa, bagiye kumera nk'abirukanwe, bigisha bahembwa makeya ariko nabo bari kwiga. Ikindi kintu,
Amasomo y'abanyeshuri ba segonderi agiye kongerwa ku buryo butigeze kubaho. Abanyeshuri benshi wasangaga bakora amasomo atarenze 5, 6, usibye abigaga ubwubatsi. Abigaga ubwubatsi nibo bigaga amasomo menshi, by'umwihariko wasangaga mu kizamini cya leta bakora modire zigeze kuri 20, ariko n'abandi nabo bagiye kongererwa amasomo aho bazajya bakora amasomo 11, by'umwihariko abiga muri section cyangwa se abiga amasomo bahisemo kuba bakiga bazajya bakoresha mu buzima bwabo bugiye butandukanye hirya no hino. Ibi ngibi rero bikaba bigiye guteza ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ubu ngubu nk'abigaga by'umwihariko history, geography ndetse na literature, ubwo ni ubumenyi bw'isi, amateka ndetse n'ubuvanganzo, bagiye kujya bakora amasomo 12 kandi bakoraga amasomo 5 gusa. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro, nkubwire ngo ngende Isa kuri Rwanda Room TV, ukore subscribe kugira ngo tubane ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse mbakunda cyane kurenza uko mubitekereza. Ciao ciao.